takunejeje nicyo wifuza yakosora kugira ngo mubane. He was expressing your right, what you have as your right, and then what we have to do in order to live together. Donc iyo umuntu afite iyo karakteri aba ari umulideri, ariko umuntu yatari umulideri ananirwa gukubwira ibintu muri kumwe agaca inyuma kongorera abandi ibitari byo. Uwo ndeje so umulideri byumukura mu bitekerezo kutafite umulideri, ufite umunyamagambo. Umulideri ni umuntu ushobora kwegera Rwibutso akavuga ati nyakubahwa Rwibutso ndagukunda ndakubaha, ariko aka kameza ugakiza hariya byaba byiza cyane. Ariko itari umulideri uzugira ibana kuvuga ngo wabonye ngo Rwibutso yashize ka kameza, kandi mwari kumwe kuri ako kameza nawe wagakoreragaho wagakubitaga wanagashimye bati gateretse neza, ariko warangiza ugacyari inyuma. Iyo si karakteri y'ubulideri. So a great leader will face you. Be honest with